Reka twongere gushima Imana yo iduhaye amahirwe yo kuboneka imbere yayo nk'uko bisanzwe muri gahunda yacu twigiramo ibyigisho bitibara mu kwiga Bibiliya ubuntu bw'Umwami Yesu bubane namwe mwese. Ni amahirwe atangaje nanone tugize muri ya gahunda yacu dukomeje icyigisho cya cumi, ni icyigisho kitubwira ngo inzira ukuri n'ubugingo. Twamaze gusobanukirwa n'uburyo Kristo ari we nzira akaba n'ukuri. Bwa mbere abibwiye abigishwa be ababwira ko ubwo bendaga gutandukana ku musozo w'umurimo we yabibukije ko atazagumana nabo, ariko abasezerana ko aho bagiye azahabamenyesha kandi yifuza kubanayo nabo. Twabonye mu ngingo ku wa gatatu aho bamubajije ikibazo undi muntu wese yabaza, bifuzaga kumenya aho agiye kugira ngo bamenye uburyo bamutegereza n'uburyo bamukurikira bakagera aho yifuzaga ko bajya. Ni nayo mpamvu yabwiye Filipo na Tomasi ati rero ni ingenzura ukuri n'ubugingo kandi ntawe ujya kwa data ntamujyanye, bityo rero muri Kristo niho tubona inzira itugeza kuri data wa twese nk'uko yerekanwe mu isi kugira ngo arusheho kudusobanurira iby'iyo nzira. Rero umunsi w'ejo twari twabonye ingingo itubwira Kristo uburyo ari ukuri. Twabonye ko Kristo niwe kuri kandi rwose ijambo rye ringana na Kristo ubwe kandi rifite ubushobozi bwo kutweza, aho twabonye ko Kristo ari utweza. Uyu munsi rero tugiye gufatanyiriza hamwe mu ngingo yo kuwa gatanu, ingingo itubwira ukuri n'ibyanditswe byera. Ukuri n'ibyanditswe byera. Reka rero mbere yuko tuyinjiramo tubanze turarika Mwuka Wera mu buryo bw'isengesho kugira ngo afatanye natwe. Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe rigera nirihabwe icyubahiro. Duciye bugufi turi imbere y'ubwiza bwawe twifuza kugira ngo tuvugane n'imitima yacu binyuze mu byanditswe byera watwandikishirije, kuko umumaro wabyo ari ukudutunganya kugira ngo tube rwose dushyize dufite ibidukwiriye byose. Nuko turaretse Mwuka Wera kugira ngo abe ari wowe kutumurikira, adusobanurire uko kuri mu byanditswe byera, kandi nk'uko Kristo ubwo yabivugiye ati ukuri niko kuzatubatura, ukuri niko kutumenyesha ibyaha tukabyihana, maze tukanizera ko tubabariwe nk'uko bidusezeraniye. Imitima yacu iciye bugufi turi imbere kugira ngo twiyigishe, tugenere ibidukwiriye binyuze mu ijambo ryawe, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu, amen. Ni ingingo yo kuwa gatanu itubwira ngo ukuri n'ibyanditswe byera. Tugiye kurebera hamwe isano ya bugufi, isano iri hagati y'ibyanditswe byera ndetse na Kristo ubwe, kuko twamaze kubona ko mu ngingo y'ejo twabonye ko Kristo ari we kuri kandi kuko ari we utweza. Rero tugiye kureba isano iri hagati ya Kristo n'ijambo rye, cyangwa se ari byo twise ngo ukuri n'ibyanditswe byera. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe, mu butumwa bwiza bwose ibyanditswe byera bigira uruhare rukomeye mu kutubwira ibya Yesu w'i Nazareti, ukuri n'ubugingo. N'ahandi ibi bintu twajyaga kubimenyera, ntitwajyaga kubyigishwa na siyanse nk'uko tuza kubireba hasi. Nta siyanse yabashaga gusobanura ibyo kwigira umuntu kwa Yesu, nta siyanse yashakaga kudusobanurira iby'inzira y'agakiza, ahubwo binyuze mu byanditswe byera tumenya iby'umugambi w'Imana. Muri Bibiliya yose, isezerano rya kera n'isezerano rishya, ibyanditswe byera bigira uruhare rukomeye mu kugaragaza ukuri. Ibi ni ukuri by'umwihariko igihe ari ukutwigisha uwo Yesu ari we ndetse n'icyo yaje gukora. Mu kuri abantu babasha kugira siyanse nyinshi biga bitewe n'ubushobozi n'ubumenyi bafite n'amahirwe bagize, ariko nta siyanse n'imwe, nta bumenyi na bumwe bwabashaga gusobanura ibya Yesu ngo bisobanure ibyo kuremwa k'umuntu, bisobanure ibyo kubaho k'umuntu, ngo bisobanure ibyo gucungurwa kwe. Ahubwo icyo basobanura ni ukwiga ubugenge bw'ibibaho mu isi, kwiga iby'amahame y'ubuzima, ariko ntibabasha kumenya isoko yabyo. Ibyo byose tubishyurirwa binyuze mu byanditswe byera. Rero bityo umugambi w'umuntu wo kubaho mu mugambi w'Imana kwari uko umuntu yaremwe atunganye, ariko nyuma yo gucumura kwe akagerwaho n'ingaruka z'icyaha, ijuru ryateguye umugambi wo gucungura umuntu kuva ku gucumura kwe kugeza ku gucungurwa kwe, kugeza ndetse ahawe ubugingo buhoraho. Ibyo rero ntitwajyaga gusobanukirwa bivuye mu bundi bumenyi ubwo ari bwo bwose, ahubwo tubimenya binyuze mu kwiga ibyanditswe byera. Mbega umugisha dufite, mbega amahirwe atangaje, ibintu umuntu abasha kuba afite impamyabushobozi
inzozi z'ikirenga, ariko akaba adabasha gusobanurira ibyo uko umuntu w'umunyabyaha ahinduka umwana w'Imana. Ariko uwigishijwe na Yesu, turabyibuka ku bw'amagambo yavaga mu kanwa ka Yesu, yatumye ubumenyi n'ubwenge bw'abayigishwa ba Yesu biba ibitabasha kugishwa impaka, bitewe n'uko bari basobanukiwe n'amagambo y'Imana. Batubwiye ngo Yesu n'abigishwa be bongeye kugaragaza uko ibyanditswe byera bihamya Yesu uwo ari we nka Mesiya, igihe Kristo yavugaga ati, iyo mwizera Mose nanjye muba munyizeye, kuko ari ibyanjye yanditse. Nibyo koko mu gushimangira uwo Yesu ari we, byashimangirwaga n'ibyari byanditswe mu butumwa bwiza ndetse n'ibyanditswe mu mizingo y'ibitabo bigishaga. Ni nayo mpamvu igihe muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 39 Yesu yibukije abafarisayo avuga ati, nibyo koko mugira akamenyero keza ko gucukumbura mu byanditswe byera, kuko muzi ko arimo iby'ubugingo buri. Ni koko bajyaga babisoma kandi bakabyumva, bakanizera ko ibyo Mose yanditse n'abahanuzi babyizera kandi bakabigenderamo. Ariko koko iyo baza kuba babigenderamo nk'uko babibyihamyaga mu magambo yabo, bajyaga kuba baremeye Yesu, kuko Yesu yaje asobanura neza, ahuza neza n'ibyari byanditswe mu byanditswe byera. Akaga n'ingorane bagize rero nuko babigiyemo umugambi n'intego atari ukugira ngo bakizwe nabyo, ahubwo ari ukugira ngo bacukumbure mu bumenyi bwo gufasha abantu, bwo kwigisha abandi, ariko bahusha intego, kuko muri byo nimwe harimo ubugingo, kandi koko ni nako bimeze. Ni nayo mpamvu natwe tudakwiye kujya mu byanditswe byera tugamije gukuramo ingingo zo gushigikira kwizera kwacu gusa, tutagamije gukuramo ingingo zo kwemeza abantu, ahubwo tukwiye kujyamo twizera ko muri iryo harimo ubugingo, kandi mu kurisobanukirwa bizabasha guhindura imibereho yacu, bityo tukaba dukwiriye kuba abana b'Imana rwose, nk'uko Pawulo yabyanditse muri Timoteyo avuga ati, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana kugira ngo bigire umumaro wo kutwigisha, biduhane, bidutunganye, maze tuzabe dukwiriye kuragwa ubwami bw'Imana. Bari baduhaye gusoma isomo riri muri Luka igice cya 24 umurongo wa 27. Iri somo turaryibuka igihe Yesu yerekaga abigishwa babiri bari mu nzira y'i Damasiko, ijya Emawusi, ngo yahereye ku byanditswe kuri Mose, abasobanura ibyanditswe kuri we byose biri mu byanditswe byera, ngo maze igihe yabibasobanuraga imitima yabo iranyurwa, bumva rwose nta muntu n'umwe wigeze nta mwigisho uhwanye n'uwo nguwo mu kubasobanurira ibyo, imitima yabo yaranezerewe cyane. Ariko icyo yabasobanuraga ibyari byanditswe kuri Mesiya. Bivuze ko rero mu butumwa bwiza bwose, guhera kuri Mose kugeza ku bahanuzi bose, bavugaga ibya Yesu, kandi kubisobanukirwa nibyo byajaga gutanga ibyiringiro. Ubwo Kristo yakoreshaga rero amagambo aboneka mu gitabo cyo Kuva, yaravuze ati, ntimwari mwasoma icyo Imana yabwiye ahangaha, ntimwari mwasoma icyo ubwa byanditswe byera bivuga kuri njye. Muri ubwo buryo rero yabararikiraga kongera kuzirikana ibyanditswe, gushingira kuri kwizera kwabo ku byanditswe byera. Nanone kandi Zekariya nawe yaravuze ati, mu isezerano Zekariya yagarutse ku isezerano ry'Imana ryavugaga yuko Imana yavugiye mu kanwa k'abera bayo babahanuraga uhereye kera kose. Ni nabyo koko igihe Zekariya, uyu ni se wa Yohana, igihe yavugaga ibyo guhishurwa ku isezerano Imana yasezeranye, yongeye kwibutsa abantu ibyo Imana yaravugiye mu kanwa k'abahanuzi. Mu kibwiriza cye cyo ku munsi wa Pentekote, Petero nawe yaravuze ati, bagabo bene data, ibyanditswe byera byari bikwiye gusohora ibyo Umwuka wera yahanuriye mu kanwa ka Dawidi. Igihe yavugaga iby'urupfu rwa Yesu no kugambanirwa no kwicwa kwe no kuzuka kwe, Petero ahamya ibyo yaravuze ati, nuko rero ibyanditswe byera byari bikwiye gusohora ibyo yahanuwe mu kanwa ka Dawidi. Dawidi turamwibuka ko nk'uwanditse Zaburi ya Dawidi, turibuka ko mu busizi bwe no mu buhanzi bwe icyo yavugaga iby'ubuhanuzi bw'ibyazaga kubaho byerekeza kuri Mesiya. Bivuze ko rero muri byanditswe byera, haba mu byanditswe na Mose, haba mu byanditswe n'abahanuzi bandi babayeho nyuma ya Mose, bose berekezaga kuri Mesiya. Ntago Bibiliya ari igitabo gisanzwe, ntago Bibiliya ari igitabo cya siyanse, ntabwo isobanura ibyo gutandukanya kw'akagirangingo cyangwa se ibyo kubaga ubwonko. Ibi bintu ni ibintu abantu bafata nka siyanse zikomeye, ariko ntago Bibiliya ivuga ibyo, ahubwo ngo igitangaje ikora ikintu cy'ingenzi kiruta cyane, gikomeye cyane kurenza ibyo, kuko itanga ubusobanuro bw'isanzure ryacu. Ni urufunguzo rufungura umuryango umucyo dushobora kureba. Bibiliya ihinduka urufunguzo rufungura ubwenge, tukamenya ibirenze ibyo. Siyanse ibasha kwigisha amahame y'iby'ubuzima, ibasha kwigisha amahame isi igenderaho, ariko ntibasha gusobanura
iby'inkomoko y'umuntu ngo ibibashe kubyumvisha umuntu, uretse ahubwo ko yigisha ibyo ikanasobanura iby'amahame isi igenderaho no gushobora kuyasobanura bakoresheje ubwenge bwabo. Ariko icyo Bibiliya yigisha kirenze icyo ngicyo, kirenze icyo rwose. Itanga ubusobanuro bw'isanzure ryacu n'urufunguzo rufungura umuryango umucyo dushobora kureba. Hatariho Bibiliya natwe ntidushobora gusobanukirwa ukubaho kw'Imana. Umva amahame, umva umumaro n'umwihariko wa Bibiliya. Bibiliya niyo idusobanura ukubaho kw'Imana, akamaro Imana idufitiye, ikaduha n'inkomoko yacu, ikadusobanura ubw'ubuzima bwacu, ndetse ikirenze kuri ibyo ikadusobanura n'iby'ejo hazaza. Siyanse ibasha kugenekereza, ikateganya, ikoresheje abayize bagakoresha ubumenyi bagakora icyo bita predication, ni ukugenekereza. Ariko igitangaje, Bibiliya yo iduhishurira iby'uko Imana ari umuremyi, ikadusobanurira ibyo kuremwa kwacu, ikadusobanurira ibyo gucungurwa kwacu, kandi ikanatubwira iby'uko dukwiriye kubaho uyu munsi. Ikirenze kuri ibyo ni nayo ibasha kuvuga, ni nayo yonyine ibasha gusobanura iby'ejo hazaza, kuko itwizeza ko mu kwizera ukuri kubiritse mu byanditswe byera, iduhishura ko ubuzima bwacu butazarangira hano ku isi, ahubwo ikatubwira ko tubikiye ubugingo buhoraho. Bityo rero mu kwizera Bibiliya tubasha kugira uguhinduka kw'imibereho, tubasha kugira uguhinduka kw'imico, maze tukagira icyizere cy'uko nubwo uyu munsi twahura n'ibigeragezo, nubwo uyu munsi bitaba bimeze neza, ariko ko tubikiwe ubugingo buhoraho. Ngiryo ibanga Bibiliya irusha ibindi bitabo byose. Kandi n'ukuri mu gihe siyanse zibasha kugira impinduka, ihame ryariho uyu munsi ugasanga haje undi akarivuguruza kandi rwose bikemerwa, ariko ukuri kubitswe mu byanditswe byera ni ukuri kudahinduka, kandi ni ukuri kw'iteka ryose. Amagambo akwiriye kutunezeza cyane. Bibiliya ibitsemo ukuri kudahinduka, ni ukuri kw'abo mu gihe cya none, abo mu gihe cyashize, ndetse n'abo mu gihe kizaza. Rero Bibiliya ikwiriye kutubera igitabo cyiza dukwiriye kwigiga, tukaba inshuti zacyo, ndetse tukizera amahame kibitsemo, kuko uwaryandikishirije ni ukuri n'uwo kwizerwa, ni Imana idahinduka. None baratubwiye ngo ni ukuye kuri kwigishwa na Bibiliya tutashobora kwigishwa na siyanse ndetse n'iyobokamana. Mbese ni ukuhe kuri kw'ingenzi ko tubonye ko siyanse yigisha ubumenyi, ikigisha amahame isi igenderaho, ikigisha ubugenge n'ubuhanga, mbese ibasha kwigisha uburyo umunyabyaha yakira icyaha maze agahinduka umukiranutsi? Oya rwose, ibyo siyanse ntibasha kubyigisha. Mbese Bibiliya yigisha iki ku byerekeye inkomoko y'umuntu? Bibiliya niyo yonyine itanga inkomoko yizewe y'ukuremwa k'umuntu, kuko siyanse ibyo ikora niyo uyitekereje wumva koko ari ubwenge bwahimbwe n'abantu, ariko Bibiliya itwigisha inkomoko yacu. Bibiliya ikatubwira uko umuntu yacumuye, ariko ikanavuga uko umuntu yacunguwe. Niba amaherezo y'umuntu kuri siyanse ari ugupfa, siyanse yigisha ko umuntu abaho mu gihe runaka, agira ibyo yubahiriza akabaho, ariko ntishobora gutanga impamvu uwo muntu ashobora kubaho by'iteka ryose. Mu gihe Bibiliya itwigisha ko nubwo turi abantu bapfa, ariko idusezerana ko hari ubundi bugingo nyuma y'uko Kristo yatsinze urupfu akazuka akubaka abari mu ijuru. Bibiliya iduhishurira ko natwe abizeye nubwo twapfuye umunsi. Murabyibuka mu byakozwe mu Bakorino, rwa mbere rw'Abakorino igice cya 15, igihe Pawulo yandikira Abanyakorino, yaravuga ati umva rero sinshaka ko mutamenya yuko abapfuye bamera, ariko abizeza ko abo bapfuye basinziriye mu bituro, ko Umwami Imana ubwo azerekanwa abo bazazuka bagahabwa ubugingo buhoraho niba barapfuye bizeye. Rero urumva ko Bibiliya nicyo gitabo cyonyine gikubiyemo ukuri kurenze ukundi kose. Ni ukuri gutanga ibyiringiro. Niba siyanse ibasha kuvumbura imiti ifasha umuntu wenda akarwara ikamworohereza ku burwayi, ariko nibasha gutanga umuti w'ikibazo cyo gupfa burundu, birarangira umuntu apfuye, birangira umuntu aheze mu butaka akabora. Ariko icyo twizeza kirenze icyo ibya siyanse itanga, nuko na nyuma y'urupfu Kristo adusezerane ko ubugingo buhoraho buriho. Kandi mu kwizera ibyo tubasha kugira icyizere, maze tukagira imitima ituje, nubwo duhura n'ibigeragezo, nubwo duhura n'ibiturushya, ariko twizeye ibyanditswe byera biduha ibyiringiro bitabasha gutangwa na siyanse. Mbega ukuntu dukwiye kuba
dushingira ukwizera kwacu kuri bibiliya, kuko ibyanditswemo ni ukuri kwahumetswe n'Imana, kandi ni Imana idahinduka, itabasha kubeshya, izanasohoza ibyo yasezeranye. reka njye namwe twongere kumenya agaciro ibyanditswe byera bifite, kuko aribyo bitanga ibyiringiro bitabasha gutangwa n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. reka dusabe Imana kugira ngo ibyo byiringiro bibe mu mitima yacu. nibyo mbasabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. dusenga Imana. Uwiteka Mana ikiranuka, izina ryawe rigera nirihabwa icyubahiro. tunejejwe nuko watugeneye amagambo meza, uduhaye amagambo adusobanurira akamaro k'ibyanditswe byera. ni ukuri, ni ijambo ryawe ridahinduka. uko wahozeho ni nako naryo ryahozeho, uko udahinduka ni nako ridahinduka, kandi rifite ubushobozi buruta ubwa siyanse, kuko ritanga ibyiringiro bya none n'ibyiringiro by'ejo hazaza. reka rero urusheho kudushoboza kubyishingikirizaho no kubyizera, kandi ikiruta byose Mwuka Wera arusheho kubisobanura imitima yacu, kugira ngo ukuri kuri muri byo guture mu mitima yacu, maze ribikwe mu mitima yacu nk'uko Dawidi yabivuze. ubwo nibwo tutazabasha gukora ibyo twishakiye, ahubwo tuzayoborwa n'ubushake bwawe. ngaho ubuntu bwawe bubane n'imitima yacu, nibyo dusabye twizeye mu izina rya Yesu umwami wacu, amen.